komeza kugira ibihe byiza udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro komeza udukurikirane natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari zigiye zitandukanye binyuze kuri YouTube channel yacu. Mwifurije kugubwa neza ndetse ibyirimo byose bikomeze bikugendekere neza cyane. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba dufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bagura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa kandi dufite na service ya property management, aho tubwira tukakumanagingira umwe mu mitungo yawe, nabwo ibintu bikagenda neza cyane. Niba rero ukeneye imwe muri izo service maze kuvuga haruguru, watugana ubundi tukagufasha. Uyu munsi rero nkuko video bitangira wamaze kubibona, wahoze ubibona video igitangira, tugufitiye inzu igurishwa iherereye Nyamirambo mu Nyakabanda. Iyi nzu ifite parking nini ndetse ikagira jardin. Ni inzu kandi ifite ibyumba 4, ikagira na toilette imwe, salo ndetse na salle à manger, ndetse mu nzu harimo n'amakaro. Ifite kandi na annex. Ikindi kandi iyi nzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 400, iri hafi ya kaburimbo neza cyane, kuko kuva kuri kaburimbo kuyigeraho hariho inzu 3 ni ya gatatu uturutse kuri kaburimbo. Igiciro cyayo ni miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 0788488697 cyangwa 0788230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni kumwe hafi y'inyubako yaho zikoreramo Yamaha neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima, itubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho ngaho niho dukorera. Uramutse ushaka kudusanga kuri biro niho wadusanga. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market tutubona, ndetse ukabona n'imitungo myinshi tugiye dufite kuri platforms zacu zigiye zitandukanye. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Iyi ni Nzuri Business Group Limited. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel ndetse na sharing video ku nshuti n'abavandimwe. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.